twihaye mukaristiya natwe tuzagukorera. Bakristu, dore umugati w'abana b'Imana. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri wa kane tariki 13 Gashyantare 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cya mbere cy'Abami, umutwe wa 11, umurongo wa 4 kugeza kwa 13. Zaburi ni 106. Ivanjili yanditswe na Mariko, umutwe wa 7, umurongo wa 24 kugeza kwa 30. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yezu ajya mu gihugu cya Tiri, nuko yinjira mu nzu adashaka ko hagira ubimenya, ariko ntiyashobora guhaguma bitamenyekanye. Ako kanya umugore wari ufite umwana w'umukobwa wahanzweho na roho mbi yumvise bamuvuga, araza amupfukama imbere. Uwo mugore yari umunyamahanga kavukire cy'Ifenisiya ho muri Siriya, nuko amusaba kwirukana iyo roho mbi yari mu mukobwa we. Yezu aramubwira ati, reka abana babanze bahage, kuko bidakwiye gufata umugati w'abana ngo bawujugunyire ibibwana. Umugore aramusubiza ati, ni koko Nyagasani, ariko n'ibibwana bijya tuvungukira abana bataye munsi y'ameza. Aramubwira rero ati, ngiriye iryo jambo uvuze, ngaho genda, roho mbi ivuye mu mukobwa wawe. Uwo mugore arataha, asanga umwana warambaraye ku buriri, koko roho mbi yamuvuyemo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, amasomo y'uyu munsi aradufasha kuzirikana ku ngingo igira iti, mbikesha iki kurya umugati w'abana b'Imana? Mu isomo rya mbere turumva umuntu wari umuhanga witwa Salomoni wikuye mu kanwa umugati w'abana b'Imana. Ayobotse ibigirwamana by'abanyamahanga, mbese atangiye kubangikanya Imana n'ibigirwamana. Iyo ubajije abageni bagiye gushyingirwa, ikosa yumva mugenzi we yamukorera rikamubaza cyane, ndetse akumva batandukana nubwo bitaba bigishobotse, baragusubiza bati, nukunca inyuma. Bavandimwe, uko nta muntu wishimira ko uwo bashakanye yamuca inyuma akamubangikanya n'undi, ni nako Imana itishimira umuntu wese usenga ibigirwamana. Kubangikanya Imana n'imana z'amahanga ni ukuyikora mu jisho. Salomoni rero atakaje umugati, atakaje ubwami, imboga zibona abana kweri. Mbega Salomoni yikuruye amashyano y'Abahamoni, none amukozeho, aranyazwe. Ni nako bigendera umuntu wese udakurikiza isezerano agahemuka, akandavura, aranyagwa, abura imigisha. N'umukristo wese wahemutse ku masezerano kandi yaragenewe umugati w'abana b'Imana, arawamburwa ugahabwa abagaragu, abapagani, abanyamahanga. Nibwo muzabona umukristo w'indani araguye, abuze ijuru kubera kwiyandavuza. Ubwo indani n'ibyomanzi byicujije bikamutanga kujya mu ijuru. Kandi uwacu yaragotse amanywa nijoro, adasiba misa, adasiba gusenga. Nabyo Yezu akoreye uyu mugore w'umunyamahanga. Kubw'ubunyamahanga bwe nta ruhare yari kugira ku mukiro, ariko Yezu kubera ko yaziye abanyabyaha n'abarwayi, agiye kumukiriza umwana. Yezu ntarobanura. Abayisiraheli mu kwemera ko ari bo muryango w'Imana watowe, bitaga abandi abapagani, abanyamusozi n'imbwa, abatazi Imana. Yezu aje kuvugurura bene izo mvugo, ahuza umuyisiraheli n'umunyamahanga, ahuza umuyahudi n'umugereki. Bityo umukiro ku bwa Yezu ntugenewe gusa abayisiraheli nk'uko babyumvaga, ahubwo abantu bose n'abanyamahanga barimo. Nta gufata umugati w'abana ngo ujugunyire ibibwana. Wa mugore ati, ariko n'ibibwana bijya tuvungukira abana bataye munsi y'ameza. Mbega ukwemera! Ikigaragara ari abana ari ibibwana bose bakeneye gukura, bagatungwa n'umugati. Yezu rero utanga ubumwe ni gahuza miryango, akijije umwana w'umunyamahanga. Uyu mugore n'umwana we nabo bariye ku mugati w'abana b'Imana. Mbega byiza! Yezu urakoze, ugize neza. Wewe wunga abantu bashyamirana. Hari abantu muri iyi si babona barahiriwe, baraguye ahashashe, baratoneshejwe, bagatangira bagakandagira abandi, bakabasebya, bakabatuka. Nyamara Yezu arakurebera wa mugenzi we. Kwa Yezu nta moko, nta turere, buri wese n'umutoni kwa Yezu. Ariko kubahabwa Yezu neza ni akarusho. Hari igihugu bigeze kwikakaza, nuko batanga mu itegeko ryo kwirukana abanyamahanga bose ngo batahe basubire iwabo, bareke kubabyiga babacura umwuka. Nuko umwe mu banyamahanga abwira abakavukira ati, ninde utari umunyamahanga kuri iyi si? Qui n'est pas étranger sur cette terre? Bavandimwe, twese turi abagenzi. Niyo mpamvu dukeneye impamba, atari ya mpamba itazakugeza i Kigali uvuye Cyangugu uyirira ku rugenzi. Twebwe dukeneye impamba y'abagenzi, umugati w'abamarayika, umugati w'abana b'Imana.
Ukarisiya, funguro ry'ubuzima. Ubwo rero utari umunyamahanga cyangwa umugenzi kuri iyi si, ntabwo akeneye umugati, wenda wasanga yarashyitsi yajya. Yezu, nanjye ujye umpa ku mugati w'abana b'Imana. Mbikesha iki kuba nanjye ngira uruhare ku mugati w'abana b'Imana? Wambaye ikirezi ntamenya ko kera. Hari abantu baguye bari kure bifuza guhabwa ukarisiya, bakabishaka bakabibura. Hari n'abandi bayihabwa nabi, batayitayeho batanisukuye kubera akamenyero. Ariko bavandimwe, hahirwa abayihabwa neza. Ni nabyo Tomasi wa Kwine atuburira mu gitero cya 17 n'icya 18 muri Latasiyon ati, ahabwa ababi n'abeza, ariko biranyuranye, n'urupfu n'ubugingo. Ubugingo n'ubwabeza. Ababi bahabwa urupfu, nibo birobanura. Yezu, mbikesha iki kurya ku mugati w'abana b'Imana? Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladisirasi, umurezi mu iseminari nto ya Mutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu.